cyangwa se nzira ya Hormuz, byibura ubu ngubu ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigiye kugabanuka, ibintu byose bigiye kugenda neza, ubukungu busa n'ubwongera gusubira ku murongo. Nibyo abenshi babitekerereza. Ariko muri kano kanya ku byerekeranye no gufungura ino nzira ya Hormuz, byongeye kuzamo akandi kantu gashobora guteza ibibazo bikomeye cyane, ndetse katangiye no gucanga abantu. Ninjoro mu ijoro ryashize cyangwa se nimugoroba no mu gitondo, amakuru yakomeje kugenda azerera ahantu hose. Iki gihugu cya Iran cyakomeje kugenda kigaragaza ibimenyetso ko uyu muhora wa Hormuz akanya kariho kose bakongera bakawufunga mu rwego rwo kugira ngo Israel irekere aho ngaho kugaba ibitero kuri Liban. Ariko nanone hakaba andi makuru yari yarahereye kera avuga, twagiye tugarukaho ko uyu muhora wa Hormuz nongera gufungurwa, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye ngo umuhora wa Hormuz ufungurwe, amato ajya acamo nk'uko byari bisanzwe. Buri amato yarazaga agacamo nk'uko waca mu mugezi uwo ari wose cyangwa se mu nyanja yose, nta muntu ugize icyo akubaza. Ariko hari amakuru yari yaragiye avuga ko iki gihugu cya Iran gishobora kuzatangira kwishyuza amato yose aciye muri iyi nzira ya Hormuz, bakabishyuza amafaranga kandi menshi, ku buryo byavugwa ko ya mato byitwa ngo ni manini cyane, bishobora kujya biyasaba kuyishyura hafi miliyoni y'idolari, ubwo narenga miliyari mu manyarwanda, y'inzira yo kwishyura inzira kugira gusa ngo munyuze ibicuruzwa byanyu muri iyo nzira, kuko ari amato manini aba yikoreye amafaranga menshi cyane. Kuba wakwishyuraho miliyoni y'idolari ni menshi. Ayo mafaranga ngo Iran noneho ayo mafaranga ikayafata ikayakoresha mu kuba bakongera kubaka ibyangijwe by'ubukungu n'iterambere ryabo ryangijwe n'ibi bisasu bya Amerika na Israel.